reka nongera ngushimire nanaguha ikaze ku nkuru yacu y'uyu munsi, nanakomeza kugushimira uburyo ukomeza kubana natwe mu nkuru tugenda tubagezaho, cyane cyane wowe uri gukurikira iyi nkuru mu kazana w'ibanga. Igice cya kabiri cy'iyi nkuru mu kazana w'ibanga cyarangiye ubwo umusore Nkusi yinubiraga ko umukobwa Muteteri abona ari we ashobora gukunda urukundo rwabo rukamera neza, ariko Muteteri akaba atamukunda bitewe n'uko yagerageje kumuhuza n'undi mukobwa kugira ngo abe ari we bakundana. Ibyo bigatuma Nkusi akeka ko Muteteri atamubona nk'umusore bakundana. Nyamara ku rundi ruhande Muteteri nawe akaba akunda Nkusi cyane, ariko akabura uko abimubwira n'uko abimwereka, ahubwo akifuza ko byibura Nkusi yakwishima mu rukundo aribwo yamuhuje n'umukobwa Sheja, ariko ntibibashe gukunda kuko Sheja na Nkusi bari barahuye mu buryo butari bwiza. Mu gice cya kabiri kandi Nkusi nyuma yo gutekereza ko Muteteri atamukunda nibwo yabonye umukobwa Gentille bari muri restaurant yabo, agahita atekereza ko bakundanye yamwibagiza byose, ariko agasanga uwo mukobwa nawe afite imico igiye kumera nk'iya Nadine wamwanze. Niba warasigaranye amatsiko wibaza ko amaherezo y'imitungo Nkusi yahawe akaba yaranze kuyikoresha ngo yigarurire Nadine wamwanze kuko ari umukene, akaba yifuza no kubihisha abantu ko yabonye imitungo, ndetse ukamenya n'ibizakurikira ku mpande zitandukanye cyane iby'abareze Nkusi bavuga ko bamuhishe. Komeza utege amatwi iyi nkuru, ngusaba ko igihe uri kuyumva wareba hano hasi ugakanda ku ibuto ya like, waba utarakanda kuri subscribe nayo ugakandaho, bikazajya bituma buri uko dukizeho ikindi gice cyangwa indi nkuru uhita uyibona bitakugoye. Reka twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda ntagutindiye. Iyi nkuru tuyitangiriye kuri Nkusi na Muteteri aho baganiraga. Muteteri akabwira Nkusi ko hari ikintu ashaka kumubwira. Mu matsiko menshi Nkusi amuhanga amaso aramubwira ko amuteze amatwi. Muteteri aramusubiza ati Nkusi, maze iminsi ndi kubitekerezaho, nasanze umwanzuro mwiza ari uw'uko ishuri naba ndiretse nkabanza nkajya gushaka ubuzima, kuko n'ubundi gukomeza kwiga nta bushobozi mfite bwabo bwo kwitunga no kugura ibikoresho nkeneye, ndetse n'abanyeshuri tubana ubwabo batangiye kunyereka ko igihe kigeze bakaba bandambiwe. Ndumva nareka gukomeza kubabera umutwaro nkabanza gushaka icyo gukora. Ako kanya Nkusi mukumva bimeze gutyo kubera ukuntu aziranye na Muteteri byaramubabaje cyane. Nkusi aramusubiza ati Muteteri, humura shikama wiciye intege, ibintu byose bisaba gushyiramo umuhate, bityo ndagusaba ko uwo mwanzuro utawufata wibuke ko kubona amahirwe yo kurihirwa na leta bibona bake. Izere neza ko bidatinze ibisubizo by'ibibazo byawe bizaboneka, kandi ndabyizeye ko bitazatinda. Ako kanya Nkusi amaze kuvuga gutyo, Muteteri wahisemo koroshya ubuzima yaramwenyuye, maze aramusubiza ati Nkusi, sha icyo kiri mu byo ngukundira, ukuntu uhora wizeye ko ibintu bizagenda neza. Ndibuka ukuntu ababyeyi bakureze bakimara kukubwira ukuri bakanagusaba kujya kwirwanaho, uburyo udufaranga baguhaye wadukoresheje neza, ukagira umuhate ugashaka akazi. Iyo uvuze gutyo mba numva ko byashoboka, ariko ujya wibuka ko njye ndi umukobwa, ubushobozi bwanjye ntabwo bwahwana n'ubwawe. Rero reka kumpa ibyizere n'ubwo amagambo amwe namwe ujya umbwira ndema agatima. Nkusi yahise amusubiza ati Muteteri, ubyango byemera icyizere kirarema, kandi bidatinze uzabona ko niwizera ibyo nakubwiraga bizaba ari ukuri kuzuye. Ahari wenda nibwo uzizera imbaraga zo kwizera. Muteteri, shikama ntucike intege mwana wa mama, ubuzima butunyuza muri ibi kugira ngo tubashe kubicamo, urabinyemereye? Muteteri witegerezaga Nkusi mu maso yamaze kumubwira gutyo azunguza umutwe, nuko Nkusi arahaguruka na Muteteri aramukurikira, bagenda bagana mu ishuri bigamo. Bakimara kugera mu ishuri, abanyeshuri bose bahise basekera icyarimwe. Nadine ahita ahaguruka ahagarara imbere y'abandi banyeshuri bose, maze ahita ababwira ati mujya mwumva bimwe bavuga ko ibikundanye bijyana se, umukene n'umukene, umutindi n'umutindi, yo baraberanye dize. Undi musore wari wicaye inyuma yahise avuga ati tekereza ukuntu wowe wiviriye muri hoteli n'umukunzi wawe w'umumiliyoneri, abandi bo bavuye kunywa icyayi n'amandazi. Ako kanya Nadine ataragira ikindi kintu arenzaho, umwarimu bigisha yahise yinjira. Nadine ahita yicara kuri Muteteri we, ibyo bimutera agahinda, kwihangana biranga ku buryo amarira yashotse ku matama ye. Nkusi nawe wakomeje gutekereza kuri Nadine cyane, yahise afata telefone ye maze areba nimero, yandikamo message, ahita yandika message agira ati Nadine, kuba uri umukobwa mwiza ntabwo mbihakana, kandi nabikubwiye kenshi. Nagusezeranije ko nakira buri kimwe cyose kugira ngo nkore icyo ushaka, kandi nawe mu myaka irenga 4 twamaranye wari warampaye isezerano, umbwira ko uzankunda kugeza gupfa. Ubuzima bwanjye bwose nari narakubwiye, umbwira ko tuzabunyuranamo,
Nadine kuva uriya munsi ngo usanga mu rugo rwa Alex mbazaniye udukingirizo nibwo nabonye ko nibwo nabona umutima wo kukubwira uko niyumva n'uburyo byancenguye umutima kuko ubona muka eswime gato cyane mu nzu y'umusore icyakubwira ukuntu nyuma yo kubasiga nasigaye ncenguwe nibwira ko ibigiye gukurikiraho. Nadine we burya mbasiga hariya nabanje kugira ngo ndi kurota bityo ndaza gukanguka ngasanga ukinkunda nk'ibisanzwe ndetse nanjye mpitamo gukina n'izo nzozi ndatuza nibwira nti reka ndebe nanjye ko hari icyo nakora kugira ngo imikino uri kunkina mu nzozi nanjye nyikineho. nuko umukobwa w'inshuti yanjye ntangira kumubona ameze nk'uwagusimbura ariko bya bindi by'inzozi bitaguha ibyo ushaka nsanga watanshaka ahubwo ncumuriza abandi. Mu gukomeza gukina imikino mbonye umukobwa mwiza cyane muhuje ubwiza mwegereye ati nta kintu mvugana n'abatindi. Uko iminsi iri kugenda hiyongeraho undi niko ndi kubona ko bya bintu atari inzozi kuko ntari kubyumva. Muri iyi minsi ukuntu ndi kubyuka ntabona ubutumwa bwawe bumbaza niba nakurose ntabwo buri kwira ngo ndyamye tuvuganye umbaza niba akamoto ku kazi kansize amahoro. None ikinshenguye umutima muri iki gitondo Nadine nkigukubita amaso nibwo mbonye ko ngukunda cyane mbona ko ngomba kukwizirikaho urukundo ngukunda ntiruzapfa ubusa. Nadine ndagukunda mbabarira ugire icyo ukora mbwira ikintu cyose ushaka ko nkora ariko ukomeze unkunde nk'uko byahoze. Nadine ndagukunda kandi nawe urabizi ndagukumbuye kandi ndagushakira iruhande rwanjye. Ako kanya Nkusi yamaze kwandikira Nadine ubwo butumwa arabumwoherereza. Nadine ntiyatinda kububona akibukubita amaso habuze gato ngo akwenkwenuka ariko araseka cyane nuko ahita ahereza telefone umukobwa mugenzi we bicaranye ngo nawe yisomere. Ku rundi ruhande muri hoteli aho Alex yarari mu cyumba kimwe nicyo yarari kumwe na Nadine ubwo baherukana. Yarari kumwe n'undi mukobwa mwiza cyane bambaye ama eswime bafite ibirahure bya champagne mu ntoki. Umukobwa abwira Alex atariko sheri amashyari ni mabi cyane ibaze ko abantu babona njye nawe twimereye neza barangiza bakagenda babunza ubugambo bavuga ngo nzakoreke ngo ufite abandi bakobwa batandukanye ugenda usohokana muri hoteli ubwo urumva ukuntu ifu heri kura rikagera ku rwego rw'ishyari koko. Alex yarebye uwo mukobwa aramwenyura maze aramwegera amufata mu mbavu maze aramubwira ati sweet heart sibyo nkubwira se byo kwirinda amagambo y'abantu uyitayeho rwose wasara. Ubundi ikintu nzi neza ku basore b'abahehesi bameze nk'uko mvugwa nuko bene uwo musore atakwemera kukujyana umukobwa bakundana mu rugo iwe ngo amwereke bumwe mu bukungu bwe. Ejo n'ejo bundi se ntabwo nakweretse iwanjye aho inzu yanjye yubatse hari ubwo turamarana n'ukwezi se ubwo se uko bamvuga najya gukunda udukobwa two muri kaminuza ngusize wowe umeze neza ufite n'aho ushikamiye. Ibi ubundi nibyo bigaragaza urukundo rwa nyarwo kuba ngukunda nawe unkunda ufite akazi nanjye ngafite atari kuvuga ngo muri twebwe hari ukurikiyeho undi amafaranga ariko nanone ihame ry'urukundo rigomba gukurikizwa. Igihe cyose ndi kumwe nawe ujye umenya ko ibyo ukeneye byose ari njye bigomba guturukaho ntitwabyemeranijeho se. Uwo mukobwa yahise amusubiza ati oh wow Alex Shube ubundi mbere ntarahura nawe nari ntaremera neza ko urukundo ari urwanyarwo ariko aho nsigaye mba ndi hose mba numva ari wowe rukundo nyirizina bavuga ibyo bigatuma ngukunda cyane ku rwego rurenze. Alex yaramwenyuye maze aramusubiza atari kureba ukuntu uri mwiza niyo mpamvu mba nshaka ko amafaranga yanjye kuyasangira n'umukobwa ufite ikimero cyiza nkawe utambuka abantu bose bagasigara bari guhengereza. Muri make ubwiza bwawe kubumenaho amafaranga nibyo bikomeza kubugira bwiza cyane ukabaho witwa mwiza bitari ibya karemano gusa ahubwo n'imitako ikugize ikagaragaza ubwiza kuri mwiza cyane. Harya ntabwo wigeze wumva bavuga ko kumererwa neza k'umugore bigaragaza umugabo mwiza? Amafaranga yanjye ujye uyarya uko ubishaka icyangombwa nuko nawe ibyishimo nkeneye ubingenera nkanyurwa. Uwo mukobwa yasigaye amwenyura yumva ko urukundo rurimo neza bikwiriye. Gusa ayo magambo Alex ku munsi washize yari yayabwiye na Nadine. Kuri resto bare hari umukobwa Gentille n'umukobwa w'umucungamutungo Immaculée bari kuganira. Gentille agaragara nk'umuntu uhangayitse cyane maze ahita avuga ati ubundi se kuvuga ko ari ugutaruka ndacyari gukora iki hano n'ubundi isaha n'isaha azagarukiraho azahita nyirukana. Immaculée ahita amusubiza ati buriya rero nuko abantu benshi bagiye bakwihorera ariko iriya myitwarire nk'iri yitesha abantu umugisha wasanga iyo mwakira neza kubera ko yari yagukunze nawe yari yamaze kugushyingura mu mutima we
kandi ikintu utazi ku bantu b'abakire ntabwo binginga niba ashaka ikintu aragisaba, ari nayo mpamvu yakwitegereje ku munsi wa mbere agahita kwerurira ko agukunda. nuko aba azi neza ibyo yishingikirijeho. Buretse gato, uzi ko ashobora kuba yaraje yambaye kuriya kugira ngo agusuzume? Ariko mana, kuki utampa amahirwe nk'ariya ngo mpuze n'umusore ufite umutima mwiza nk'uriya koko? Uzi ukuntu ari kurira umaze kumubwira ariya magambo, yaje nkamuhoreza mu gituza cyanjye nkumva ndishimye. Ariko nahise mburaho mpera muhamagara kuko numvaga kumwanga kwawe ari amahirwe yanjye, none byaje kurangira ari bosi wanjye. Yewe Gentil ako kanya yaruhukije umutima maze aravuga atari kuzi n'ikindi Imakire, iyo umuntu yakunze undi gupfa kumwikuramo ntabwo biba byoroshye cyane. Bivuze ko nanjye nkizemo akabaraga nshobora gutuma yongera kungirira icyizere, ahubwo nari mfite ubwoba bw'ubusa. Ibyo kwirukanwa reka mbishyire ku ruhande, igihe manager cyangwa boss nyirizina ataraza kumbwira ko nirukanwe ndacyari umukozi wo kuri resebusiyo, ahubwo mpereza nimero ye kuko ejo nari nahise nyisiba muri call history nkwereke. Imakire yahise amureba aramubaza ati bihagazeho neza ibyo ushaka gukora Gentil? Aramusubiza ati wampereza nimero ubundi nkwereke, urumva nakwiburira icyizere se? Reka uzurebe ngo ejo bundi nzabe ndi manager w'iyi resto bar esha ndi gukirigita ifaranga. Uko Gentil yavugaga gutyo niko isomo rya mbere umwarimu yigishaga Bankusi ryarangiye. Ako kanya mwarimu akimara gusohoka, Nadine ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi cyane, ahita yegera Nkusi amukubita urushyi rwiza maze amwereka mu kirahure cya telefone amwereka message yamwandikiye, maze aramubwira ati Nkusi, n'undi munsi nkwiya mutazongera na rimwe kumbwirira ijambo ngo urankunda. Nta soni? Urankunda se? Unkunda niki? Amafaranga mu mufuka se? Kwambara ukaberwa se? Agasambu se ufite byibura? Abandi bana bararara muri hoteli mu gihe wowe izo saha uri mu kamoto utwariye abagiye kwinezeza udukingirizo. Ariko se ubwo wumva ubuzima bwawe nta gisebo buguteye? Abanyeshuri bose basekeye icyarimwe. Mu gihe bari kujujura babaza Nadine impamvu bigenze gutyo, ahita atangira kubasomera ubutumwa Nkusi yari amaze kumwoherereza. Mutetera aho yari yicaye mu kubyumva yarashengutse cyane ku buryo atabashije kwihishira amarira amanuka ku matama ye, nuko ahita afata igikapu cye arahaguruka arasohoka. Uko ibyo byose byabaga niko Alex yari ari gusezeranaho n'umukobwa bari kumwe muri hoteli. Amaze kumutegera taxi imutwara aza kuri kaminuza aho biga. Bidatinze ahitira ku ishuri rya ba Nadine, yinjira asanga ishuri bariteruye. Nadine mu kumubona ahita agenda yiruka nkamuyambira cyane imbere y'abandi. Amaze kumusoma ahita amubwira ati yoshu, nari ngukumbuye cyane maze usanze ibyo umu-ex wanjye amaze kunkorera byenda kungera ahangaha. Alex mu gihunga cyinshi yahise abaza Nadine ibyo Nkusi amukoreye, ahita amwereka message Nkusi amaze kumwoherereza. Ako kanya Alex yahise aza aho Nkusi yicaye ahita amubwira ati njye nawe ntabwo twasezeranye ko utagomba kwegera umukunzi wanjye. Aya ni amahirwe ya nyuma nguhaye, ninongera kumva wanavuze izina rye njye nawe tuzabonana umugabo ku mugabo. Ako kanya Nkusi yahise ahaguruka ahagarara imbere ya Alex maze aramubwira ati Nadine ndamukunda kandi mfite uburenganzira bwo kumukunda. Njye nawe twumaranye imyaka irenga 4 yose mu gihe wowe mutaramarana n'ibyumweru 2. Alex yahise aseka cyane maze ishuri arariterura, maze asubira inyuma gato ahita avugira mu ijwi riri hejuru cyane maze aravuga ngo Nadine uramukunda? Ngo mumaranye imyaka irenga 4? Hanyuma se mu myaka yose iyo 4 mumaranye mumaze kujyana muri hoteli kangahe? Yaraye iwawe kangahe se? Mwinejeje kangahe se muri iyo myaka yose ku buryo wumva koko ko icyo gihe mumaranye wumva gifite agaciro? Alex uko yavugaga ibyo byose niko ku ruhande Nadine yabyumvaga, akumva ameze nk'uri guseba, kuko Alex yari ameze nk'uri kwerura avuga ko bararanye bisobanuye ko baryamanye. Gusa kuri Nkusi we yarabizi kuko yigeze kubashyira udukingirizo bari bamutumye binyuze muri kampani akorera. Biramubabaza cyane, ari nako ku rundi ruhande abandi banyeshuri bari kujujura bibaza niba bararyamanye. Nadine arabyumva. Ako kanya yahise yikubita afata igikapu cye asohoka yiruka mu mujinya mwinshi. Alex mu kubibona musohokaho na Nkusi bibuko, ageze hanze agenda yihuta ahagarika Nadine maze aramubwira ati Nadine, njye ndagukunda kandi dukundana ntacyo urukundo rwacu rwari rushingiyeho,
kuko uri urukundo rwanjye nakora ibishoboka byose kugira ngo nkurwanire. Rero icyo nakubwira ni uko aka kanya icyabaye hagati yanjye nawe mbifata nk'uko ushobora kuba uri mu nzira z'ubuyobe, akaba ari amahirwe ndi kuguha kugira ngo ubanze witekerezeho. Nadine, ndakwinginze garuka mu nzira nziza utaratana bikazarangira wicuza. Niyo mpamvu ndi kukurwanira ngo ugaruke utarayoba. Nadine, please garuka. Uko Nkusi yumvaga ibyo byose niko Muteteri yari ahagaze ku ruhande, byose ari kubireba bikamubabaza cyane. Ako kanya Alex aba abagezeho asunika bandagaza Nkusi amubuza kumukorera ku mukunzi we Nadine. Nadine wari warakaye ahita agenda yitaza Alex yigendera. Alex mu kumukurikira Nadine akamera nk'utamwitayeho. Bigeze aho Alex aramubwira ati sheri, bigenze bite ko udashaka kumvugisha? Nadine yarahindukiye n'umujinya mwinshi maze aramusubiza ati nkuvugisha ikiza? Ko muri make nkaho weruriye abanyeshuri bose twigana ko ndi indaya nararanye nawe, nicyo washakaga kugaragaza? Alex ahita yumva uko Nadine abifata maze aramubwira ati nyumva sheri, rwose njyewe ntabwo ari bwo buryo nashakaga kuvuga. Ikindi kandi ugomba kumenya ko ngukunda ku rwego rurenze, ku buryo nakora buri kimwe cyose ngakomeza kubabaza uriya mu ex wawe w'umukene nkamusonga mwereka ko atagukwiriye. Nadine mu burakari bwinshi yazunguje ikirenge maze aramusubiza ati ukamubabaza se unsebya ko ndi indaya ndarana n'abagabo? Alex yaratuje maze aramusubiza ati be, uri umukobwa mwiza, ibyo ntabwo nabisubiramo kenshi, kandi kurakara ntabwo bikubereye. Rero byibura niba wabyumvise muri ubwo buryo, ngwino nkujyane muri ya hoteli wifuje ko nzagusohokanamo, maze ubundi ufatemo icyo ushaka cyose ngusabe imbabazi ariho twibereye twiturije. Urabyumva gute be? Nadine mu kubyumva yahise ahindura isura, irahinduka maze ahita aruma umunwa wo hasi akoresheje amenyo ye, abirindura amaso areba Alex maze aramubwira ati uravugisha ukuri se ugiye guhita unjyanayo? Nkusi amaze gutandukana na Nadine na Alex yasubiye mu ishuri, agenda arundanya ibikoresho byashyira mu gikapu. Ako kanya havayo umusore umwe mu bo bigana basuhuzanya bahana big up, bahita basohokana. Bageze hanze uwo musore ahita abaza Nkusi ati Nkusi, bimeze bite man? Muri iyi minsi bigaragara kuri guta umurongo shumi yanjye, nari narakuretse ngo ubanze utuze ariko ibintu biri kurenga kabisa. Ibintu biri kukubaho ntabwo bikwiriye umusore w'umwihirinzi nkawe. Nkusi yahise aruhutse umutima maze aravuga atumva man, urabizi neza urukundo rwanjye na Nadine uko bimeze, ariko sinzi ikintu uriya musore yamuhaye ngo amwegukane, kandi mbere hose ndabizi neza ko Nadine yankundaga. Man, uzi ko kuri kampani baherutse kumpa udukingirizo ngo ndushyire umuntu wadutumijeho, ngatungurwa no kugera mu rugo rwa Alex ngasanga umukobwa bagiye kuryamana ari Nadine. Kandi nkubwije ukuri njyewe imyaka yose maranye na Nadine ndabizi neza mbihagazeho yari isugi man. Twari twaremeje ko biriya bintu tuzabikora igihe kigeze. Mani Maurice, ntabwo wakumva uburyo ndi gushenguka umutima nshuti yanjye. Ako kanya uwo musore Maurice yahise afata akaboko Nkusi amujyana ku ruhande abantu batabona. Bahageze ahita amushyira mu bitugu bye. Nkusi amera nk'ubonye uburuhukiro atangira kurira byiganjemo gusepfura. Ako kanya Maurice aramubwira atumva musore, urabizi ko uhanganye na byinshi birimo n'akazi wagize amahirwe yo kubona twebwe tukaba twarakabuze wangu. Rero umukobwa nubwo umukunda ntabwo yagakwiye kugutesha umutwe ngo atume umuteraho amarira kubera ko hari abandi bakobwa bagukunda. Ikindi kandi Imana banza ushaka udufaranga ibintu by'urukundo uzabijyamo nyuma, cyangwa se muri bariya bakobwa mukunda kugendana urebemo umwe abakumara intimba. Umva se man, uyu mugoroba dufite umutipe w'inshuti yacu uraza kutwereka umukobwa basigaye bakundana. Yadutumiye nk'inshuti ze, uze kuhagira mani turebe ko twasabana twiyibagiza ibibazo. Kandi komera nshuti yanjye, urukundo rurababaza ndabizi, ariko nawe bumugabo kabisa. Nyuma y'igihe baganira baje gutandukana, Nkusi ahita ajya kuri geto ye abika amakayi n'igikapu, ubundi agenda agana kuri kampani akorera. Atangira akazi bisanzwe. Bigeze ku mugoroba ahitira kuri bare resto yabo yo mu mujyi. Akimara kwinjira Gentille niwe wamubonye bwa mbere kuko akora kuri resebusiyo, ariko atungurwa no kubona yambaye imyenda isanzwe itamugaragaza nk'umukire. Ako kanya kumwegera Gentille ahita amubaza ati boss, none se ko wambaye gutyo? Mu gutungurwa kwinshi Nkusi yahise amubaza ati none se wagira ngo nambare gute? Gentille ahita amusubiza ati nari nagize ngo ejo wari wambaye ejo, nako hari umuntu wari wambwiye ngo ejo waje wambaye kuriya uko bisanzwe kugira ngo unsuzume, gusa nyine boss ndi kugusaba imbabazi kandi nahinduye intekerezo. Nkusi yaramurebye aramwenyura muri uko kudidimanga kwe maze aramusubiza
ati ni byiza cyane, wandusha niba manager ari yose. Gentil yahita atitira intoki maze abwira Nkusi ati boss ndakwinginze mbabarira nakoze amakosa, ariko amafaranga nkorera hano niyo nkuramo byose dukenera iwacu, ni ukuri nunyirukana ubuzima bwanjye urabubukize habi. Nkusi mu gutungurwa kwinshi yahise amubaza ati ngo nkwirukana se nkuzize iki kandi? Mbese wari uri gutekereza ko ibyabaye byatuma nkwirukana? Humura mukobwa, urukundo n'umutima ni ibintu ntajya mvanga na gahunda z'akazi. Ikindi kandi niba ari isomo ryo wararibonye kandi ugomba kuryubahiriza ko buri muntu wese winjiye hano uko yaba yambaye kose aba ari umukiriya wacu, bityo ugomba kumufata nk'umwami, sibyo? Manager ahari se? Kubera ko amakuru yihuta cyane kurusha umugezi utemba, amakuru yari yageze kuri manager ko Nkusi yagezaho. Manager ahita ava mu biro byamusanga aganira na Gentil, amugezeho amusuhuza mu byubahiro byinshi. Nkusi amusaba ko baganira utuntu duke aje kumusabaho ubufasha. Manager amutumira mu biro bye, bahageze ahita amubwira ati boss twashimishijwe no kukwakira nubwo wenda umwanya wo kuganira utigeze uboneka. Nkusi ahita amusubiza ati tuzaganira igihe kiracyahari, sasa rero narinje kugusaba ubufasha sinzi niba wabimfashamo. Manager mu gutungurwa kwinshi yahise amubaza ati bimeze bite se boss? Nkusi aramusubiza ati ntukanyite boss wangu, ndetse n'aka kanya ntihazagire umuntu umenya ko nageze aha. Narindi gusaba akazi uko kaba kameze kose, ariko umuntu yajya akora mu masaha yo kumugoroba, ariko ku buryo umuntu yakuramo udufaranga twamutunga ku kwezi, byakunda se? Ako kanya manager yahise avuga ati utuzi duhari n'ubundi turi gushakira abakozi nakubuseriveri gusa, kuko nibo dufite umubare muke hano, kuko urabona abantu benshi cyane baza baje kurya no kunywa, ariko kubera ibibazo bimaze iminsi hano byabaye ngombwa ko bamwe bagenda. Nkusi yahise amubaza niba ako kazi umuntu ushobora kugakora kuva mu masaha ya saa 8 zo ku mugoroba. Manager amwemerera, nuko ahita amuha nimero za Muteteri, amusaba kuza kumuhamagara amubwira ko ahabonye akazi, amusabe kuza kukareba arebe ko aracyemera. Nuko amubwira ko nacyemera baza kuvugana, amwoherereza amafaranga ayahe Muteteri nka avance, ku buryo azajya akora yishyura kugira ngo yifashishe mu gutangira, ariko asaba manager kubigira ibanga ku buryo na Muteteri atazamenya aho ako kazi katurutse n'uwakamusabiye. Bamaze kubyemeranya, Nkusi ava aho ngaho akomeza akazi ke bisanzwe. Nkusi arangije akazi yagiye guparika ku kazi ataha kuri geto ye. Ahageze Maurice aza kumuhamagara amubwira ko baza guhurira. Nawe mu kwitegura areba imwe mu myenda asanzwe yambara n'inkweto ze nta kwigora, ubundi afata inzira, ariko ari mu nzira Muteteri amuhamagara kuri telefone amubwira ko amushaka byihutirwa. Mu kumubaza ikibazo agize, Muteteri amubwira ko bahura amaso ku yandi akamubwira ibibaye. Nuko basezerana ko bagiye guhurira muri campus. Nyuma y'akanya baza guhura. Muteteri ahita abwira Nkusi ati Nkusi, uzi ko hari umuntu umpamagaye ambwira ko yamboneye akazi? Nkusi mu kwijijisha kwinshi ahita amubaza ati uwo muntu se muraziranye? Muteteri amuhakanira yivuye inyuma, amubwira ko ahubwo impungenge agize ari uko amubwiye ko yagiye akamwereka akareba niba ako kazi yagashima, akaba yaramwiyambaje kugira ngo bajyane adahurira n'ikibazo akabura umutabara. Ako kanya Nkusi yamuhakaniye amubwira ko afite gahunda na Maurice, bityo ntabwo yayica kandi amasaha yageze. Ahubwo ubwo abimubwiye nagende mbere yo kwinjira aho hantu aze kuhamubwira, ubundi nagira ikibazo arajya kuhamushakira. Bamaze kubyemeranya bagiye gusezeranaho, Muteteri ahita amubaza ati Nkusi, ni ukubera iki wahisemo gukomeza kwisebya wiruka inyuma ya Nadine kandi wari wanyemereye ko wamwikuyemo? Nkusi yaruhukije umutima maze asubiza Muteteri ati sha, nakubeshye nanjye ntabwo nzi uko byagenze, gusa impamvu nyamukuru yabiteye nuko nasanze amahitamo yandi nari nsigaranye nyuma yo kuyagerageza adashoboka. Ako kanya Nkusi mu mutima yivugisha ati Muteteri we, wari amahitamo yanjye ya kabiri, ariko nasanze bidashoboka kuko utankunda. Rero mu kwanga kwitesha n'intebe y'ubushuti dufitanye, ntabwo nakwibeshya ngo ndihingutse kandi waranyeretse ko utanyitayeho ukancumuriza inshuti zawe. Nuko akomeza abwira Muteteri ati rero nyuma yo kuyagerageza yose, nibwo nahise mbona ko guhomba Nadine ari icyuho umutima wanjye wikoreye, bityo mbere yo gukura y'amaso ngomba kubanza kugerageza nkareba ko nta mugarura mu nzira twarimo. Nkusi yamaze kuvuga gutyo, Muteteri amarira yamurenze mu mutima, nawe areba ku ruhande akibwira ati yaba wari uzi uko ngukunda, ariko nkaba mpura n'imbogamizi z'uko ntabikubwira kuko mbona utanyitayeho. Ese koko nakora iki kugira ngo umutima wawe nkuyobore ku wanjye? Mu buryo butunguranye Muteteri yahise ahindukira ahisha amaso Nkusi kugira ngo atamwereka ko ari kurira.
Nkusi mu kubyibazaho asubiza amaso inyuma Muteteri yarenze kure cyane, niko gukomeza kujya mu birori bari bagiyemo. Ntabwo byatinze yageze aho ba Maurice bari, agenda amusanga amugezeho amubwira ko yari amutegereje. Maurice aramubwira ati Nkusi, ikirori kigiye kuba hano kiriyubashye cyane kabisa. Ni umusore w'inshuti yacu uri mu rukundo n'umukobwa bamaze iminsi bakundanye, aradutumira ngo amutwereke tutazagongana, ahubwo reka twinjire turebe aho bigeze kabisa. Ako kanya barinjiye baricara babakiriza ibyo kunywa. Ako kanya umusore uje kwerekana umukunzi we araza abanza kubabwira ijambo, ubundi ahamagara umukunzi we Nkusi. Akimukubita amaso ahita yubika isura, kuko yasanze ari wa mukobwa ushinzwe kwakira abakiriya muri banki irimo amafaranga ye n'imitungo, umwe wamuhururije abantu amwita igisambo akanamusaka, ariko akaza kumenya ko Nkusi ari mu bantu bafite amafaranga menshi muri iyo banki. Nkusi mu gushaka guhaguruka ngo asohoke ashaka ko Devota atamubona, Maurice yahise amufata aramugarura amubaza ikibazo afite. Kubera ko Nkusi ari we wari uhagaze mu bashyitsi bose, bituma Devota amubona, agarura isura ahita agwa mu kantu. Abantu bose bari aho batungurwa no kubona Devota avuye aho ahagaze, agenda agana aho Nkusi ari aramuhamagara ati nyakubahwa, uri gukora iki hano? Ako kanya Nkusi yazunguje umutwe yumva ibyo bigiye kumenyekana, kandi atabishaka cyane ko aho hari bamwe mu banyeshuri bigana. Ako kanya aritanguranwa agenda asanganira Devota, amugezeho ahita amwongorera mu matwi maze aramubwira ati Devota, ndakwinginze ijijisha umere nkaho wari unyibeshyeho, ndagukorera icyo ushaka cyose. Ako kanya mu gutungurwa kwinshi abantu babonye Devota yijijishije, maze abwira Nkusi ati mbabarira musore, mbabarira nari nkwitiranije. Nuko Nkusi mu ijwi rito ahita amubwira ati mu kanya ibirori nibisoza tuze kuvugana turi twenyine.